ufashe nk'umusportive urumva Shadia ngwino ngo presente kwa Dumba ko muisiramu mugenzi wawe kamuhi ako je uri kurnya ibona n'ihema Shadia baramukubise dore yarabyimbye bro iryo bere ntago ryanganaga gutyo oya mani baramukubise baramubabaje mani dore iryo bere ntago ryanganaga gutyo ryarabyimbye je baramubabaje bro reba ukuntu ibere ryabaye mana yanjye mundirira kabarafu ako je upima ibiro bingahe 190 du kara mani dore hano ibere ryanga urara ko ryabyimbye kurusha ririya ryo ruhande urunguru ya je fata kuri ibere irengere rya hano akuzwa muri bigorye umwana ngibere umusapore kabisa nsigaye niyo ndoza kabarafu je wama amafaranga yanjye kandi koko ngufitiye ijana abantu mwese wari impari niko je yo pora muntu wanjye yo uzi ikintu gihari mu buzima buri umuntu ntabwo ukubita uzemere naravuze kuba ko barafashe akavideo urumva babo bita bafashe akavideo oya buriya kazasohoka bafashe akavideo wakubiswe uretse gato batatu bagukubise hari unufata akavideo babiri barakubitaga buryo umuntu yagushyizeho imbunda Godfather urumva ibyo yakubwira gukora byose wabikora niyo wakoresha amabyi bagushyizeho imbunda bakubwiye uko bigaragara ko nyine arabyimbye hano sorry je nubwo uri umwanzi wanjye ariko sorry nukuri ko Imana sorry buragiye we Godfather iki bita kubeshya cyarananiye mu buzima urumva warababaye biragaragara nararebye ndavuga ndaramuka nyine ibintu mbigize ibanga hakazasohoka nk'akavideo urumva bazagira ngo ni ibindi bindi wenda nazize ariko ku makuru mfite uwo muhungu ashobora kuba yari mu modoka uwuhe badrama kuko we iwanjye arahazi neza erega je igeze kumucumbikira uwo muhungu we iwanjye arahazi neza fresh ako je nawe wacumbikiye abantu benshi na Mucomante waramucumbikiye iyo mvugo ntago ari nzi Ushingiye kuki ariko Dumba ushingiye kuvuga ko je yacumbikiye igitsina gore mu nzu kandi yaramucumbikiye da na Mucomante arabyivugira twarabanaga ntago namucumbikiye hari icyo mbeshe wabanye na Mucomante mu nzu none ntacyo mbeshe ntago yari wenyine bari abakobwa benshi man ntago yari wenyine n'ibindi urabivuga oya kandi n'umugabo batandukanye arabizi umugabo batandukanye ntabwo mbisobanukiwe ahangaha abikubwire je abigusobanurire none se inzu yari yandi ya Joyce Quiz ayego je yigeze gucumbikira Badrama na Mucomante at the same time nde biramvanze ngaho ubwo se narenza ibintu by'amahanga ni je ubimenya ahantu ndi hari igihe higeze kuboneka amafaranga urumva so abantu bakagenda bava imihanda yose bakaza baje gushaka amafaranga nyine urumva rero umuntu ukigera muri Siri urumva arya abatarafatisha nyine ibintu nk'ibyo ngibyo urabacumbikira oya mukabanza mukabanaho gato uretse gato wabanyeho nawe gake Godfather yo
buriya ntureba amabwa yose ngira ibintu byo gucyurira umuntu utuntu gutya na gutya tw'ubuzima two ntabwo nyine mbona byageze hanze gute byageze muri Canada kwa Dumba gute ni mucyo matubyivuge ko je yamucumbikiye ko yamucumbikiye ufite inzu y'ibyuma bingahe je ni bimbwe ko ari kimwe mwasangiraga dushe banamwita Jesquizo wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore mwasangiye ga yo kwiyogesha ubwo yarakeneye kumbona n'inguma inde ubwo ntabwo ushobora ntiwabura utunudizi twa Jesquizo afite na mucomanta aho ngaho gake gake dusa nk'utwa uravuze ngo yaramurungurukaga umuhungu wanjye n'umushukwe n'ubushake agira umuhungu wanjye ndi kureba ukuntu ugiye yegamye gutya yambaye ari kurunguruka mu rugendo ari kwisiga abantu mutapinge kandi musabire kuduha gift twabikoraga twiga segonde tukajya kurunguruka dore ari kurunguruka gutya kandi noneho undi afite kari akabarafu urumva Jesquizo yacumbikiyeho mucomante Dumba iyo mvugo ntabwo ari nziza na Badrama waramucumbikiye habuze gato ngo ucumbikire Meddy kutabivuga byo uko niba washatse kuniranye nabo bavandimwe ejo nabwo nagiye kumva numva urimo urashaka gutwika Shafi ngo wifashishije ibanga nakubwiye avuye kumpamagara naze kumwitaba inde Shafi avuye kumpamagara naze kumwitaba nambwira ati ibintu byawe ni Jesquizo ubizi njye mbabarira Shafi sinabonye afite igitaramo muri Ottawa se ibi afite igitaramo muri Ottawa ariko nari ndimo ndacyamamaza mpita nibuka ko bihuriranye ndimo ndavuga n'inkuru ya Eric Semungu mpita nibuka n'ibintu bamuvugaga na Eric Semungu ndavuga icyo bintu ariko ntabwo mbizi neza ni Jesquizo ugenda ubivugavuga ariko ibyo bintu byantuza nabibajije Shafi ejo bundi iwawe ni iwawe harya yuko bakoranye hari iwawe bari kumva mabwiza ukuri mw'abantu musije ntiyabisobanuye akabishyiraho umucyo umva mbabwiza ukuri aba bantu menya barakoze no mu isura yanjye ntabwo yanganaga itya je ikintu mbashije kubona wasubiza kamera inyuma nkareba inda murabona itatubutse niyo babanje guhonda ariko wamugani niyo uragira ngo nk'ubu mbonye chance yo gukubita nge arahandi hano nakubita ariko Dumba nawe bivuze neza ngo ubonye chance kuranzi imyitozo njyarugamba mba mfite ibiteye oya hari za shatawaka niba ari shatawaka umva nkubwiza ukuri ko ntigeze nanibuka ko ibyo bintu byakora hari ubu video hari ubwa mbere njyewe numvise ngo je bamukubise ikintu cyaje mu mutwe mbaza ngo ni iki nahise nibuka bwa video bwawe urimo urakubita umugeri uhindukira inyuma round kicking ngo yita coup de tourner gukubita ngo nkavuga ata umuhungu wanjye bamwije ariko ashobora ko yashize nk'inkumi nk'ebyiri cyangwa imigere nk'itanu umwana yankubise ikofi ry'igipfunsi mu gatuza numva karafungutse bro ngo numva karafungutse ngwa mu ntebe maze kugwa mu ntebe niyo banyukanyukaga niyo bashotagura imigeri ni nayo mpamvu nyine ubona nigeze nzana inguma ni ahantu habyimbye urabona kandi urumva nabwo ko baba batizeye nimba mu nzu hashobora kuba harimo undi muntu cyangwa se iki baba bakubita bihuta ariko Scovia we ngo yumvaga ngo batinda bakabanza bakita ku isura urumva Scovia ibintu yavuze nanjye ntabwo nabishyigikiye biriya nta bumuntu burimo gutwara byamenyeshaga ko yashaka ko bagukuramo ijisho
urakoze cyane. So, nta umuntu nabukeni nabyo abantu benshi rero bajya baza ahangaha bakavuga Scovia ngaravuga ngaratwika just koko bari inzanga batazi kwanaliza ibyo umuntu yashaka. ariko ibintu byo kugenda avuga ko Scovia atize bireke koko se yarize tu uzanye impamya bumenyi atiga yarize bro kandi tuvugira urumva yagaze nkubwire je siko bimeze ikintu hari ukuntu abantu bazanga ari bwo burushije tugira mu banyafrika urimo kumva kandi ibyo bintu nadumba arabigeranya mbona ashaka kubigira inkoni kubita ibihe ati urimo kumva nje nta kintu navuga ntasubiramo uretse gato bivuge mu byumve abantu baraza hano urukumva bakumva ko ngo umuntu utavuga ururimi neza cyangwa ko atari intyoza mu rurimi ngo nta bwenge aba afite ngo atagiye ku ishuri. That is stupidity by the way. Ntabwo ururimi ubundi kankubwira abantu babiri bakabaye abantu bagomba gufata umwanya wabo mu kwiga indimi. Uretse gato nk'ubu ururimi ruvuze nabi uretse gato it's okay. Okay ntari bi urukumva ahubwo ntabwo bivuze ko aho ngaho ntabwo bivuze ko ndusha ubwenge. Oya waba undusha ubumenyi ariko ntabwo ndusha ubwenge. Waba undushije ubumenyi. So nawe umufata nk'intyoza se Godfather se indimi. Abantu babiri bagomba kumenya indimi. Umunyamakuru n'umutranslator nibo bagomba kumenya izo ndimi bakaziraraho amajoro. Sawa ariko n'umunyamakuru ajoro. 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 Sawa ariko n'umunyamakuru atagomba kugenda hariya ngo avuge icyongereza. Urimo kunyumva marakorakoza uretse gato kumvikane kuba urumva dumba ibi ngibi urukumva especially muri community yacu ibintu barabikubitisha urukumva dumba Scovia n'umuntu ukavaringa inkuru neza bro cyo tuvugisha ukuri akavaringa inkuru neza cyane kabisa. wowe se nuzi kavaringa neza uretse gato ya dumba no tuvuge ikintu kimwe tusize tukubyumvikana. None ukumva umuntu araje Scovia niba dushaka kumubona yagiye yuriye indege akagenda agakora ibyo Kagabo akora ntabwo yemera Kagabo nk'umunyamakuru nani Jesquiza namwemera. Urakoze cyane. None se niba Kagabo dushaka kubona izi Gabo Borgado muri ntuza muri Mozambique Cabo Delgado urakoze cyane tukabona Kagabo yagiye arakambara antibara akagenda inkuru akayikavaringa bira kandi mwese mukishima. Mutesi Scovia agakora same thing akagenda kuri indege akajyayo akabikora kandi akavaringa inkuru neza kanayisobanura neza. Mutesi bro arekura amagambo n'amudama zigutondekanya amagambo afite impano y'itangazamakuru aravuga pe kandi kuvuga biri mu mpano cyangwa biri mu bintu bituma umunyamakuru aho umunyamakuru wakasa mutwe. So kuko atagenda hariya ngo ashobore kwesprima cyangwa agenda avuga icyongereza ibyo ngibyo mwambure ko atagiye ku ishuri ntabwo ari Dumba yego avuze neza ngo difaza nta bantu ka Godfather kareke ntabwo bimugane bwa Godfather ati kuko atabasha kwiyexprima kandi rekaze nkubwire Jay ndanakwibutsa ko Scovia wenda nuko atajya hariya ngo akivuge basanga kikurusha arewe urukumva ndakumva uje ko habaye uretse gato erega hari ikiganiro cyawe kitarasohoka urimo kumva mwanafunzi yakoze yasesenguye uturemangingo tw'icyongereza cyawe wakoze muri interview wibuke ko wakoze interview y'icyongereza reka icyongereza interview y'icyongereza wakoze waruzi ko mwanafunzi yagikozeho icyegeranyo arona ari ansesengura yasesenguye icyongereza cyawe asanga ngo mu cyongereza cyawe harimo uturemangingo miliyaridi urukumva rero ako umva se niba hari ikintu gishobora kuba cyanshimisha nuko nabona umuntu nka mwanafunzi umuntu nanjye njye ndaranumva ankozeho ikiganiro byaba ari byiza cyane. Reka nkubwire rero mwanafunzi naramukundaga njya no kumushaka ndamuganiriza kuri Twitter niba mubyibuka naramuzanye kuri Twitter kuri X muri Space ariko buriya mwanafunzi yakoze ikiganiro kimwe cy'iki bintu byose ubu ngubu nsigaye
njya mbyumva ngakunda uburyo ari kubitondeka kwa ko niko kumva indirimbo ya Yanga iri muri audio ariko ngakunda ukuntu abitondeka bigatuma umuntu asinzira ariko yakoze ikiganiro ku mugabo bita General Laurent. Dumba nako Godfa uretse gato amukora uretse gato yamukoze icyegeranyo amuvuga ngo mu bintu yavuze avuga like 20% ibindi byose arabikwanjarika ndavuga uretse gato twaturema ngingo miliyaridi nta makuru abadufiteho aragenda akayora kabizana kuko yayo ibingibi nahise nyamanika ibyo ngibyo Godfather ibyo Godfather hari abana bayiziye neza n'ibintu abazi neza. Dumba urabona ejo hari umuntu wakoze ikiganiro Dumba umwana agukoraho akantu acyegeranyo uravuga ngo uyu musenzi aranze urabyibuka yamenye gute urabibona Dumba no Jay urabona umuntu kuzana akaza gukora icyegeranyo nkawe siko bimeze agahita avuga aya masaha akaza gukora icyegeranyo akaduha imyirondoro yawe akatubwira kuri umusoga uvuka ahantu bita mu busoga whatever aya masaha cyangwa kugira umusudani ugahita aya masaha ugahita uhinduka umudinga je komeze nkarakaye je komeze Godfather abashatse guterekamo akantu ngo nteranye n'umuvandimwe mwanafunze banabyumvishe. ese abandi bantu ko muri kubabona cyangwa network yanjye bande hano ndi kureba ariko bamwanafunzi anyway ndimo ndareba Sakina wenyine kandi Sakina agomba kumenya ko ibi bintu ntago birangiye. Yewe ndi kureba Dumba gusa abantu b'i Kigali nta muntu uri Kigali n'umwe ndi kubona bamwanafunzi bibrandinze yabaye umukara uri kubona nawe du ndababona bose bamwanafunzi bibrandinze neza bibrandinze nk'intuza nk'intiti umuntu w'umunyabwenge nk'intiti ariko nyine urumva ni kwa kuno wemera umuntu urimo kunyumva du ukemera umuntu uje umwemera mwanafunzi nakundaga ibiboro bye bro urumva hari n'undi bita Gentil Gedeo nawe ni nta kintu mfatamo yabyemereje muhire munana ahubwo Gentil Gedeo ya barahari Imana mbabare segira ikintu kibi mbavugaho pe ndabemera cyane oya igihe umva urumva ni kwa kundi jewe ndi kukubwira Godfather urimo urashaka kunterekera umupira kandi mbabarira ntabwo ndi kuguterekera umupira kiretse nakubwira ntabwo uri ku mapoint yanjye mani ni ukuvuga ngo uhita ubona nuko ngo jewe nabi ntabwo ndi gutereta mani ngiye kukubwira kugeza aho bakoze ikiganiro nabi ntabwo ndi gutereka kugeza aho akoreye ikiganiro reka narabivuze uretse gato reka narabivuze reka narabikubwira ngo nyanyura uruhande byarambabaje mwanafunzi kuri Twitter muhibye kuri X muri space nari mfite murangira aranyandikira aramwira ko ndi kureba wewe warakaye abantu bose ariko Godfather uzware umuntu njya numva avuga murangira nk'ari mukuru we bamwita docteur bro uretse nkubwire bro reka nkubwire ikintu kimwe uriya ni reka nze nkubwire ikintu bamwita doctor ntabwo wantereka ntabwo wanshyira mu ntuza miremire ngiye njya mfata umwanya nkamuvuga imisingo z'icyari cyo nyine bamwita doctor rero ntabwo ari docteur gusa uriya ni inzu y'ibitabo ni umwe mu banyabwenge dufite wintereka ndakwiyamye sasa rero buri munyabwenge ntega amatwi uretse gato buri munsi uzajya umuvuga ujye ushyiraho akantu ka doctor manza wumve ntabwo icyubahiro kiva mu magambo icyubahiro kiva mu mutima iyo ukunda umuntu ukanamwemera turamwemera ntabwo kuba aya masambuze izina murangira ntashyizeho docteur cyangwa nshyireho n'inatayito nk'umuvugizi ntabwo ibyo bivuze ko mwubahutse arabizi ko mwubaha reka kunshyira mu ntambwe ndende oya ntabwo navuze ko wamwumvishe du Dr. Ngenda shaka ibaze kugutereka bagutereka imbere y'umura Dr. Ngenda shaka guhura nawe muhobere inde mu bintu njya nsenga mu bintu ribu yaramfollowinze ndayiboroka mu bintu njya nifuza nabo Imana izandinde guhuza na Dr. akiri mu myanya yo kuyobora uriya mwanya arimo sinzigere mpura nawe azagutwara nyine ntabwo mufitiye urukumbuzi rwo kumubona akiri umuvugizi uwitwa fata ku mavuta reka do uzagera umuhobere Zeno Masansa uwitwa fata ku mavuta yarabyutse mu gitondo ngo mungewe noneho bazaze banyifate bazaze banyitwarire ngo bazaze banyitwarire nagiye kubona mbona kwisabiriza mu gitondo ngo bamuhahire futi noneho buretse gato noneho Dumba ngo arashaka kuzamuhobera Dumba urashaka guhobera itegeko wabonye kamishi guhobera Dr. Murangira njyewe ariko se kamishi
kamishi nawe ngahana yitwereye muri Amerika asigaye akora ahantu mu bintuza sha. Kamishi niwe muntu yandisappointinze, umuntu yagiye agenda bivuyemo byose arimo arakora mu birayi za Idaho. Kamishi yabivuyemo byose ahe. Aravuze ati ngasigaye asarura ibirayi za Idaho, akora muri company isarura ibirayi. Muri state bitanga Idaho. Sarura mwana wa mama, nanjye ntema ibiti. Zuko buri wese babaza ngo niba barankubise mfunira, abantu bose bivuze ngo babaga bashaka kurebera inyuma. Ariko bro kaze nkwereke wenda nuko mbivuga abantu bakagira ngo nintuza bro, nuko wenda hajeho bya biri byo kuvuga ngo nanjye mafitemo umwitozo njya rugamba. Kaze mbere nk'ukuntu kurugi rujya muri balcony nyiri ukuntu byagenze, ngo tuzagira ngo ni ibintu biraho mani, nta bintu bya fantasy ngenge ngira mu buzima. Urugi rujya hehe? Reba kuri balcony, reba wabonye bakumereye nawe. Ako bro buri hari ibintu rega buri amansimbuka kubera umwitozo. kubera umwitozo reba ahantu bante nafunguye buretse katunkwereka ukuntu byagenze ubundi. Urumva? Urabona ni mu rugi rwinjira, sibyo? Naragiye harandafungura, maze gufungura umwana nkubita ikofe ngo muri none ntebe hano. Urumva? Yareka. Ngo muri none ntebe nyine hariya. Ubundi barakubita koko. Just kuza gira intebe zawe neza zimeze zintuza. Urumva bro? Barakubita koko. Gusa urumva koko. Mwana ndabisobanura nyine nkabivuga ngiye uko nshaka kubyoriyanta. Ariko inshuti yawe Eric Semuhungu watumenyera amakuru yawe. Mbabarira we, ndagusabye ndakwinginze mbabarira, umuvandimwe ntago namuvugaho, nahita nigendera. Ketchup yaje, Ketchup nkunda cyane. Ketchup ubushize namuvuzeho, asante sana Ketchup, ubwo turabona dukunda cyane. Ketchup icyo ndagukunda kurusha uko nkunda Bijou. Ariko Ketchup aroroshye bro. Ibyo simbizi. Ni ukuri kw'Imana. Ibyo simbizi. Kera rero ngutere story Dumba nigeze gukunda. DJ Flix asante sana. Nigeze gukunda umukobwa bitwa wakoze manegano ukayima, niyo mpamvu nanze kukuvuga kuva kera washizo manegano. Nigeze gukunda umukobwa ukina muri Papa Sava. W'ibinyo binini shaho bita Fofu. Urumva? Icyo gihe ko nanjye nari uruzingo. Nago wigeze uba uruzingo mabari. Ni ukuri kw'Imana, uzareba amafoto kuri Facebook arahari. Reka. Ni izina ry'Imana igihe nabaye uruzingo. Baza Kamishi ranze ndi uruzingo. Kamishi murazanye kera? Kamishi ranze ndi uruzingo nyine bwa mbere aza muri Amerika tumwakira. Ngaho tubwira ibya Eric Semuhungu. Ntabwo nshobora kumuvugaho, uri umuvandimwe. Ubushize waranshutse we na Godfather murancuka muvugaho. Arimo arava muri Amerika. Yaragarutse arambwira uti ndarakumvaga. Ahita avuga Macdo wamusabye uri muri Amsterdam utasha amafaranga yagushizeho. Yakoze wowe ntabwo ubyuka ukuntu. Ago Godfather Dumba ari kumvikana hano? Kumvikana. Mari nahamagaye nabwanutse ndavuga mutari kunyumva, mbere ko twumvikane Jay, sibyo? Reka ibyo bintu. Urumva? Reka ibyo bintu, ibi bintu mani bya biri kukwambura ubunyamwuga. Ibi bintu kandi mujya mubikora. Ibintu byo kuvuga ngo ntabwo avuga kuri Eric Semuhungu ntabwo wamuvugaho. Turi kumwe? Ntabwo reka nkubaze ikintu kimwe. Ntabwo biri professional bro. No, ntabwo ari byo. Buretse nkubwire. Wabivuga wenda ukabivuga muri kote positive, ariko nyine wabivuga mane. None se reka nkubaze. Niba ufite abantu bagukurikira, uretse gato. Akazi nkuru ngingi iremereye gutya ngo ntuyiveho ko yari umushuti wawe, none se urazana umunyamuryango mu kazi mani?
reka mbanze Iyo ngutere ntabwo story bikeya. reka mbanze ngutere story Bivuge y'ukuntu bivuge ushyira nk'uburyarya ubikore nka Dumba nk'uko yavuze ngo Semungu araza gufungurwa ubivuge ariko abantu bagomba kuba abantu bagukurikira bagomba kubavugaho. none se buriya ni uburyarya reka mbanze ngutere story z'ukuntu Bivuge nk'uko Dumba yabivuze ariko Reka mbanze bivuge ngutere- Dumba yagiye reka hariya tuvuge. yitereka aravuga arangije ngo ariko ngo araza gufungurwa bivuge ariko bivuge ntabwo ushobora gushaka kuba ngo umuvandimwe. Dumba None se mu buryarya nka Dumba sha uretse gato nk'abantu bagukurikira nibaza kumva ko hari abantu uvuga nawe utavugaho kubera ari abavandimwe. What kind of no se ibyo ngibyo byaba ari ibiki? It's not that okay. kuki iyo tugiye kuvuga Aria uhita usimbuka thank you so much thank you so much iyo tugiye kuvuga Aria kuki uhita usimbuka Ntabwo cyangwa ndakubaza mubaze Iyo umutesi tugiye- ugiye bakora iki iyo tugiye Ndakubaza. kuvuga Aria kuki usimbuka reka mbigusobanurire reka ngusobanurire reka mbikubwire uretse Tega amatwi.